Yes. Mwiriwe kandi muri aho bakunzi ba Buganza TV. Nanone nkuko bisanzwe nakagaruka ni MC Maurice, munyamakuru wanyu kandi mubana uko bwije bukeye kuri Buganza TV. Turi kumwe n'umutumirwa hano kugira ngo tubashe kugira ibyo tuganiraho. Reka nawe atwibwire. Mwiriwe neza, nitwa Soso. Abenshi niryo zina munziho ariko nitwa Sanyo. Atari barizi murimenye. Murakoze. Yes, Sanyo tuguhaye ikaze hano muri Buganza TV kugira ngo tubashe kuganira n'abakurikiranye ikiganiro mu gihe nk'iki cyangwa mu minsi nk'iyi itoroshye. Topic y'uyu munsi irabaza ngo nukubera iki bigoye kubona umusore cyangwa umukobwa muzubakana urugo mukarushinga rugakomera mukarambana. Soso, abantu hano hanze bafite amatsiko y'icyo uri bubivugeho, bafite amatsiko yuko turi bubivuge. Uraduha ingero 3 zerekana yuko bigoye kubona umusore muzubakana mukabyarana mukuzukuruzanya mugasazana. Uraduha ingero 3 zerekana yuko bigoye. Murakoze. Cyo nabivugaho, ikintu cya mbere kigoye hadutse ibinyoma byinshi. Bivuze ngo abasore barabeshya. Bose ku ruhande rw'umukobwa ndetse n'uruhande rw'umusore barabeshyanye. Tubwire ku musore niki kigoye wowe umukobwa. Tubwire ikigoye niki kigoye kugira ngo uzabone umusore mwiza muzubakana. Ubona abasore bameze bate ku buryo bigoye kubona umusore mwakubakana? Okay. Ikintu cya mbere kigoye muri byo nukuvuga ngo umusore nago wamenye umuntu kubeshya no kubwiza kuri kubera ko nago nyine dusoma mu mitima y'abantu. Iki cya mbere kuba mudasoma mu mitima. Yego, nago dusoma mu mitima yabo. Cyo ni cya mbere. Kabiri abahungu nabo nsigaye mbona batwigana. Hari bimwe mutuziho nk'abakobwa ariko nsigaye mbona n'abasore babikora. Urugero nk'ibiki? Urugero, niba ngende umukobwa nshaka umugabo n'umugabo wa musore wakanshatse nawe yishakira umugabo. Ibyo bintu tuzabihuza gute mwoka byaramwe? Indi ngingo ya 3 mbona kandi koko sinzi wenda umuco, ikintu cyitwa umuco. Cyari iyo watangaga isezerano byabaga ari isezerano warihagararagaho ukariha agaciro. Sigaye mbona nyine ikintu cyitwa kubeshya cyabaye style. Baradufera bakakuraho ibyabo bagacaho. Nicyo cyabaye nyine. Ni ibyabo ni bihere. Soso tubwire rega turi ku imbere y'abakunzi bacu. Ni ibiki bakuraho? Ire umutipe araza akakwizeza ibitangaza mukabana mugakundana. Yamara kubona nabanje kuvuga ngo ntago dusoma mu mitima ku buryo wamenya ukubeshya cyangwa ukubwiza ukuri. Then yamara kubona ibye nyine ibyo akeneye muri abantu bakuru mwebwe munkurikiye murabyumva, agacaho akagenda ukajya ntiyigeze anakumenya. Turi mwisi idutwaza igitugu birenze uko twabitekereza. Soso, hari ikintu tutemeranywaho. Icya mbere wavuze ngo ntago mureba mu mitima, niho hantu habagora. Ba mama na ba data na ba sogokuru na ba sogokuruza babagaho bakarambana, kandi nabicyo gihe ntago bari bafite agapimo cyangwa igikoresho kibafasha gupima umutima w'uwo ari kurambagiza kugira ngo arebe ko bazashobokana. Ariko twabonye bihanganirana bakarambana. Icyo cyo ntago tukemeranyeho rwose. Umuntu wamurambagiza ukagenda mukabana kandi utamupimye mu mutima. Ibyo birashoboka cyane. Icya kabiri, wavuze ngo muri iyi minsi ngo umusore wakurambagije ngasigaye ashaka kwibanira n'umusore mugenzi we. Ariko icyo kirakomeye Soso.
yes sigaye abatipu usigaye ujya kumva muri nk'ahantu wenda mwanasohokeye ngo urebe ko hari uwakwaka akanimero hagati aho abantu batajya basohoka nabo bajya basohoka bamenye ko wahahurira n'umuntu ukwaka nimero mwumve sosora bakebura of course gutembera bituma hari abantu muhura utaruzi ariko ukajya kumva igitipe kiri kwita ikindi ngo babe ngo babe abasista rero menya impamvu bajya muri za bidi zidashira bajya muri ntago ari abasista gusa n'abatipe nabo ngo sigaye bibagora ubasanga ku mazi muri za bidi zidashira za buri munsi wenda yahahurira n'akanimero ariko ako kantu niko wese so ni ukuvuga ngo wambajije ngo ba data na ba mama barubakaga bakarambana navuze ngo turi mu isi dutwaza igitugu uko iterambere riza ko turushaho kugenda twigana imico y'ahandi niko tugenda ibyakatugirira akamaro nyine bicogora muri twe niko nakabivuze ikindi kubeshya byabaye style kera iyo watangaga isezerano urabona nka kuri uyu muntu yavugaga ati sha nkuhaye inka ubu arabivuga wagiye ugasanga nta n'inkoko yigirira kandi yaguhaye inka rero urumva kubeshya byabaye utuntu dusanzwe no kubaho utabeshya baravuga ati wowe uri umuntu nabonye hari n'abatipe batira amazu meza akakujyanayo akakubwira kariye kumba ari umuntu wahamusize ari umuzamu kandi ugasanga ibibazo biravutse wa mugani bya bindi bye ngakuraho ntaramenya neza n'abakunzi bacu wenda bataramenya yamara kubikuraho nazagira ate ubundi abakobwa bagenzi banjye kambibwirira akantu kamwe gusa nta ikintu nigiye muri ibyo byose rega uko ngana uku nyine mfite imyaka ndakuze murabona ko ndi umukobwa ukuze ni ukuvuga ngo ndakuze ufite iyerekwa naritambutse ni ukuvuga ngo ibyo byose bikugeraho then ni ukuvuga ngo mwa bakobwa mwe mwunyumve neza nta musore ukugira umugore kandi n'ubundi uri umugore ibi bintu twihaye ngo by'abashushbe ngo by'ababesto nta mugabo wakugira umugore kandi n'ubundi usanzwe uri umugore we ngo muri make ushatse kubabwira mwimane mwa bintu tabarabuye mwimane barebe ko ibintu bidahinduka kwimana se ubona babibasha biragoye kubera ko ngiye ndishakira kwitungira iPhone kandi nta kazi ngira sinanabasha no kujya gukora akazi ka membe 30 basi nta kindi nzakora rero nzakora ibyo nshoboye handi ntigeze ndangura nyine kugira ngo mbone ibyo nkeneye ariko twibuke neza ko buriya uko urabona ukicyuma bakigura muri boutique gityaye cyane uko bagenda bagikoresha kiragimba ndakeka mbivuze neza kiragimba kigakenera ubundi bugi ubwo bugi rero uzabukenera mu bana bawe ubakere ariko uzaba basi bwa buryare wari ufite warabutaye ku bana bawe tekereza ku muryango ufite ejo bundi utekereze ku bigufitiye akamaro unimane ariko bitwaye iki ubundi wimanye wabiki Murakoze cyane bakunzi ba Buganza TV murumva inama Soso abagiriye aravuze ngo mwa bakobwa mwe mwirinde mukura amaboko mu mufuka mukore uko mushoboye ariko ntihazagire abasore babatwaza igitugu ngo babangize bababeshya ibyo bazaba marira kandi nta nabyo yongera avuga ngo nta muntu uzakugira umugore usanzwe uri umugore okay Soso nanjye ndagira ngo nkubwire hari ibintu bitatu abahungu bakunze kuvuga cyangwa bakunze kugaragaza bituma babona yuko bizabagora kubona abagore ndetse bamwe bikaba byabara abagizeho ingaruka zo kudashaka ngo bubake ingo mu myaka yabo. Ikintu cya mbere kera baravugaga ngo umugore ni iki? Ni mutima w'urugo. Mutima w'urugo yasozaga uturimo twose yerekeza mu rugo ajya kureba abana ngo abiteho.
ariko uyu munsi umugore ava muri ofisi, mu kazi akora, muri kampani akoramo, ibyo yiriwe akora mu rugo, akahita ajya mu kabari akajya kurara abyina, agataha saa sita z'ijoro. Noneho icyo gihe nta burere azaha abana, nawe ubwe ntago ariho byensile. Kera rero umugabo yarazaga akakirwa n'umugore we mu rugo, ariko uyu munsi umugabo araza mu rugo akisanga, akabura umuntu umwitaho, akabura umuntu umwakira. Ibyo bikaba impamvu rero yo gusenyuka kw'ingo, kandi n'umwana ubyawe n'uwo mubyeyi nawe imibereho cyangwa imikurire ye izakura atari mutima w'urugo, kuko atigeze abibona ku mubyeyi we. Ibyo bikaba impamvu ikomeye ituma abasore babona yuko batazabona iki ba mutima w'urugo. Abagore bakwiriye kuba banyampinga mu miryango, bigatuma rero bafata bya bindi wavuze baza babashakaho. Kera umugore, icya kabiri, kera nta mukobwa wagezaga saa 12 ari hanze. Ubu barimo barabyuka, biriwe baryamye, ubu barabyuka bagiye kugenda, nta n'akazi bagiyeho. Soso ibintu birakaze, ahubwo abasore ngende ndimo ndabona batorohewe, batazabona naho berekeza. Niyo mpamvu hano hanze dore abana babandi bakunze kwita marine, niyo mpamvu bakomeje kuba benshi. None se niba sanze nyina ba ku muhanda, wazakurira hehe? Nawe azakurira ku muhanda. Kandi dukeneye ingo nziza ejo hazaza. Soso, niyihe nama noneho muri rusange wahereza abasore ugahereza n'inkumi, kugira ngo basi umusore abonemo umukobwa mutima w'urugo? Mbere na mbere, reka n'abasore mbasigira umukoro, wenda muzandika muri komenti, aho nzaba ndi nzabibona. Ese ibyo unyifuzamo, wowe musore, ibyo unyifuzamo wowe urabifite? Icyo ni ikibazo mbabajije mu gitekerezeho. Ikindi cya kabiri, bari abamama n'abari abakobwa, kera bari ba mutima w'urugo n'iki, ariko ubu turi mu isi y'iterambere kandi isi idutwaza igitugu. Mubyumve neza. Hanyuma abakobwa rero, mwihangira imirimo. Nukuri erega ninza nkagusanga uri gukoropa ahantu, uri gukorera amafaranga, ntago nzaguseka. Mube mu buzima mushoboye kubamo. Navuga abakobwa dukunda ubuzima buhenze, kandi ubwo buzima ntuzabasha kubwira. Kora cyane uzabigeraho, Imana izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, uzabigeraho kandi Imana izagufasha. Murakoze cyane, tuzagaruka. Yes. Sanyu cyangwa Soso, urakoze cyane. Icyo nongeraho hano, uyu munsi ntago wapfa gushaka umukobwa niba uhembwa 200,000 n'urugero, buri kwezi umugore akaba ashaka gushyira ku mutwe we umusatsi w'ibihumbi wenda 80, reka mvuge make 80 buri kwezi. Urumva uzatunga umugore ukorera umusatsi gusa? Reka tuvuge ko rimwe na rimwe n'umugore nta kazi afite, kandi arashaka umusatsi w'ibihumbi 80 buri kwezi, kandi uhembwa 200, n'abana biga mu ishuri rya 200. Urumva abo bana baziga bigenze bite? Urumva uwo musore azagira agatima ko gushaka? Ariko ngeyo ndebye kera ba mama na ba nyogokuru, mbona baritereraga kanta ya 200 bagasa neza. Uzareba ifoto ya mama cyangwa nyogokuru cyangwa nyine babakecuru mwari muturanye kera, ubarebe urebe kuntu basaga neza. Ariko kuba mu buzima rero buhambaye ntago bukugira mwiza, kandi kuba mwiza gutya physical appearance, umuntu yakureba akabona ni mwiza, ntago bitanga agaciro. Umukobwa mwiza udafite address nta gaciro afite. Ntizingira umuntu nkomeretse. Ejo bundi nge naganiriye n'umuntu Soso, arangije twari turi ahantu, umuntu arangije aramubwira ngo sha uri umudamu mwiza. Urumva ijambo yamubwiye? Urumva yaramubwiye nabi? Arangije mbona umugore ntabwo yongeye guseka. Tugeze hirya arambwira ngo buriya sure yambwiraga iki? Kuba ndi umugore mwiza se, usa neza, nta adresse ngira, nta mugabo mfite, sinirerera abana, abana nabyaye barimo bararererwa ahandi, ubwiza bumariye iki?
ngo umugisha nagira nuko nabona adresse. Nshuti zanjye, bakobwa, mukura amaboko mu mufuka, mugabanye ibiciro. Agaciro kawe ni ukugira adresse nzima y'aho ubarizwa, uri mukande, nibwo igihugu kizakugirira icyizere, kuko ufite cyangwa ubasha kugira inshingano ukazikurikirana. Basore namwe mbagira inama, mujye mu buzima bubanye n'icyo mufite, mwere kwipasa muremure, jya mu buzima bungana n'ukureshya. Munyarwanda yaravuze ngo mujye mwishimaho mugira gute? Mwishyikira. Yes. Sosa arabibabwiye, nawe arababwiye ngo mwishimaho mwishyikira. Rero igihe cyose uzajya kwishima aho utishyikira kizaba ari ikibazo, ntabwo uzubaka. Icya kabiri, bwiza ukuri uwo uri kurambagiza. Yes. Ikindi, abakurikiranye Buganza TV, ndagira ngo mbabwire ngo mujyane abana banyu mu bigo by'urubyiruko, barererwe mu bigo by'urubyiruko. Harimo amahirwe menshi, harimo imikino myinshi, harimo imyuga myinshi, bigishwe barerererwemo. Niba utarabahaye baze cyangwa igishoro cy'amashuri, ubundi burere, Yego Center mu Rwanda hose zirahari, bazabaha uburere, bazabaha ubumenyi, maze amahirwe batagukomoyeho bazayakomora kuri leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Uyu munsi ntabwo wagize amahirwe yo kuguha ayo mahirwe ukiri muto, ariko ayo mahirwe arahari mu bigo byose by'urubyiruko mu Rwanda. Mugane ibyo bigo, muganishe abana banyu, cyane nk'umubyeyi uba uri ku muhanda, hari ubuzima bw'abikuru ku muhanda, biragoye cyane ko abana be bazagira uburere buzima. Muganisha abana cyane mu weekend mu bigo by'urubyiruko. Yes, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, kandi buri wese ahari yitekerezeho kugira ngo twubake u Rwanda rw'ejo, u Rwanda rwiza ruzira amadivorce, ruzira abahungu. Umuhungu ni umuntu urengeje imyaka 35 atarashaka. Biragayitse kugira imyaka 40, 50 utarashaka. Basoso baraho nk'ubusoso yarakwiye ko hari umuntu umutwara, tukamenya ko twishimiye urugo rwe. Nkajya ngenda ngiye gusura soso, sibyo? Ibyo cyane ntago beshya. Umuntu ufite yerekwa anceho mugeze kuri soso n'umwana mwiza. Ntago yanumye ngo mukorere publicité, ariko ibyo bintu birakwiriye. Soso birakwiriye. Yes, murakoze cyane, kandi tubifurije ibihe byiza. Mwatwandikira mukeneye, mushaka kugisha inama, gutanga ibitekerezo, mwakandika muri comment, maze tukaganira namwe, mukatubwira cyangwa n'ikindi cyose mwifuza tuzaganiraho. Yari MC Maurice ndetse na Sanyu Soso wanyu. Yes, murakoze cyane.